Bavandimwe, murakaza neza kuri channel yacu ikomeza kubagezaho amateka y'abayobozi ba mbere ba Kiliziya Gatolika. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ntuzibagirwe gukanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ibice bikurikira by'uru rugendo rw'amateka. Mu gice giheruka twabonye amateka ya Papa Clement wa mbere, Papa wa kane wa Kiliziya Gatolika. Twabonye uburyo yagize uruhare rukomeye mu kubungabunga ubumwe bwa Kristo no gukomeza kubaka Kiliziya yakiri mu ntangiriro zayo. Ariko se nyuma ya Clement wa mbere byagenze bite? Ninde wafashe ubuyobozi bwa Kiliziya? Kuki amateka tubwira bike cyane kuri uyu muyobozi? Ese ni gute Kiliziya yakomeje kubaho mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma butari bworoheye abakristo? Uyu munsi tugiye kuvuga kuri Papa Evaristus, Papa wa gatanu wa Kiliziya Gatolika. Isi yari imeze ite icyo gihe? Mbere yo kuvuga kuri Evaristus ubwe, reka tubanze turebe isi yari imeze ite icyo gihe. Hari hagati y'umwaka 99 n'107 nyuma ya Kristo. Ubwami bwa Roma bwari bumaze kuba bumwe mu bwami bukomeye cyane isi yari yarigeze kubona. Imihanda, ubucuruzi, ingabo byari byarageze ku rwego rwo hejuru. I Roma abakristo bari bakiri bake cyane, ntabwo bari bafite insengero nini cyangwa uburenganzira busesuye bwo gusenga nk'uko bimeze uyu munsi. Abakristo benshi bahuriraga mu ngo zabo rwihishwa. Kubera iyo mpamvu, kuyobora Kiliziya muri icyo gihe byasabaga ubutwari budasanzwe. Ni muri iyo si Evaristus yabayemo. Evaristus yarinde. Evaristus yabaye Papa wa gatanu wa Kiliziya Gatolika nyuma ya Papa Clement wa mbere. Kimwe mu bibazo bikomeye abashakashatsi bahura nabyo ni uko amakuru amwerekeyeho ari make cyane. Hari inyandiko za kera zivuga ko yari afite inkomoko y'Abayahudi bakomokaga mu Bugereki. Hari n'izindi zivuga ko yavukiye mu gace ka Bethlehem. Ariko ukuri ni uko nta nyandiko zihamye zemeza neza aho yavukiye cyangwa se amazina y'ababyeyi be. Ibi bitandukanye cyane n'aba papa bo mu bihe bya nyuma, kuko inyandiko zo mu kinyejana cya mbere zari nke cyane. Icyo tuzi neza ni uko Evaristus yari umwe mu bakristo bubashwe cyane i Roma kugeza aho atoranwa kuyobora Kiliziya yose. Evaristus aba Papa wa gatanu wa Kiliziya Gatolika. Nyuma y'urupfu rwa Papa Clement wa mbere, abayobozi b'abakristo bahisemo Evaristus kugira ngo akomeze umurimo wo kuyobora Kiliziya. Bityo Evaristus aba Papa wa gatanu wa Kiliziya Gatolika, umusimbura wa Clement wa mbere, umwe mu bayobozi ba mbere cyane mu mateka ya Gikristo. Igihe yatangiraga ubupapa bwe, Kiliziya yari ikomeje gukura buhoro buhoro mu bice bitandukanye by'ubwami bw'Abaroma. Abantu benshi bari bakomeje kwakira ubutumwa bwa Yezu Kristo nubwo hari ibibazo byinshi. Ubwami bwa Trajani. Mu gihe cya Evaristus, umwami w'Abaroma yari Trajani. Trajani azi nk'umwe mu bami bakomeye cyane b'Abaroma. Mu gihe cye, ubwami bwa Roma bwageze ku bunini bwabwo bukomeye cyane. Ubwo Trajani atatangije ubwicanyi bukabije ku bakristo mu bwami bwose, abakristo benshi bakomeje guhura n'ibibazo. Iyo umuntu yashinjwaga kuba umukristo kandi akanga guhakana kwemera kwe, yashoboraga guhanwa. Ibi byatumaga abayobozi ba Kiliziya bagomba kugira ubushishozi n'ubutwari bukomeye. Nubwo amakuru ari make, amateka ya Kiliziya yibuka Evaristus nk'umwe mu bakomeje gutunganya imiyoborere ya Kiliziya. Hari inyandiko za kera zivuga ko yagize uruhare mu kugabanya Roma mu bice bitandukanye by'ubushumba kugira ngo byorohere abapadiri gukorera abaturage. Abashakashatsi bamwe bavuga ko bishoboka ko ibi byakozwe nyuma y'igihe cye, ariko gakondo ya Kiliziya ikunze kubimuhuza. Icy'ingenzi ni uko yakomeje umurongo wari waratangiye
na Petero, Linus, Anacletus na Clement wa mbere. Ntiyazanye inyigisho nshya zitangaje, ahubwo yakomeje kubungabunga ukwemera kwari gusanzwe kwigishwa intumwa. Kuki tuzi bike kuri Evaristus? Iki ni kimwe mu bintu bishimisha cyane mu mateka ye. Tuzi byinshi kuri Petero, tuzi bike kuri Linus na Anacletus, ariko kuri Evaristus amakuru ni make cyane kurushaho. Impamvu nyamukuru ni uko kiliziya yari ikiri nto cyane, kandi inyandiko nyinshi zo muri icyo gihe zitarokotse. Inyandiko nyinshi zashize cyangwa zangiritse mu binyejana byakurikiyeho. Niyo mpamvu Evaristus akunze kwitwa umwe mu bapapa b'amayobera bo mu ntangiriro za kiliziya. Urupfu rwa Evaristus, amateka menshi avuga ko Evaristus yapfuye ahagana mu mwaka w'107 nyuma ya Kristo. Hari gakondo zimwe zimwita umumaritiri, bivuze umuntu wapfuye azira ukwemera kwe, ariko abahanga mu mateka bavuga ko nta bimenyetso bihamye bihagije byemeza neza uko yapfuye. Icyo tuzi ni uko ubuzima bwe bwarangiye amaze imyaka myinshi akorera kiliziya. Bivugwa kandi ko yashyinguwe hafi y'aho bamwe mu bayobozi ba mbere ba kiliziya bashyinguwe i Roma. Nubwo atazwi cyane nka Petero cyangwa Clement wa mbere, Evaristus afite umwanya ukomeye mu mateka ya kiliziya. Yabaye papa wa gatanu wa kiliziya gatolika mu gihe gikomeye cyane. Yakomeje kubungabunga ubumwe bw'abakristo. Yakomeje gutuma kiliziya ibaho kandi ikura nubwo yari ihanganye n'ibibazo byinshi. Iyo tutamugira, amateka ya kiliziya ashobora kuba yaragenze ukundi. Ese ninde wamusimbuye? Nyuma y'urupfu rwa Evaristus, ubuyobozi bwa kiliziya bwarakomeje. Yasimbuwe na Alexandre wa mbere, wabaye papa wa gatandatu wa kiliziya. Kandi amateka ya Alexandre wa mbere nayo arimo ibintu byinshi bishimishije tuzarebera hamwe mu gice gikurikira. Nguko uko byari byifashe ku buzima bwa Papa Evaristus, papa wa gatanu wa kiliziya gatolika. Nubwo amakuru amwerekeye ari make, yagize uruhare rukomeye mu gukomeza umurage wasizwe n'intumwa no kubungabunga kiliziya mu bihe bikomeye. Niba wakunze iyi video, kanda like, subscribe ndetse uyisangize abandi bakunda amateka ya kiliziya n'aya gikristo. Mu gice gikurikira tuzareba amateka ya Alexandre wa mbere, papa wa gatandatu wa kiliziya gatolika. Murakoze cyane, tuzongere kubonana mu kindi gice cy'amateka y'abapapa. Bye bye.